Praise the Lord. Mungu asifiwe, Yesu ashimwe. Ndabaramushe cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ku bafite amanwa meza, abafite ijoro ryiza, abafite igitondo mwabyutse mute, mwaramutse mute, n'amahoro. Isabukuru nziza bavutse umunsi wa none. Happy wedding day, happy wedding anniversaries, congratulations. Bafite amabere agiye atandukanye, kwihangana gukomeye, bari mu byago, abari ku gisasiro murwaye Imana we, abategereje amasezerano y'Imana, abarwaza, wowe ufite umuntu wumva wingingira, wumva usengera, wumva ubabariye, wumva wikorera umutwaro, navuga ngo nawe komera, komeza usenge. Nanone nakihanganisha wowe ushaka akazi ntukabone, ushaka amashuri ntuyabone, ushaka minerivare ntuyibone, ushaka icyo kurya ntukibone, Imana yanjye, ushaka icyo kwambara icyo ushaka ariko ntubikunde, navuga ngo ihangane kandi ukomere. Uwitekanye kudutera iteka ngo tubone ahantu mwuka wazima dukomeye, nta gikuba cyacitse, Imana we ari amahoro, ntabwo biba byoroshye ariko Imana ica inzira. Yesu nashimwe. Ndanje nshima Imana cyane kuko Uwiteka Imana akomeje kuba wo kwizerwa, akomeje kuba wo kwiringirwa, akomeje kuba umwami ukomeye, akomeje kuba inshuti, akomeje kuba umubyeyi. Imana yanjye ni byinshi umuntu yavuga, no sinzi uko Imana ikubereye. Hari ijambo njya nsoma rivuga ngo uko Imana wifashe niko ikumerera. Yesu nashimwe. Hari ijambo ngira ngo tuganireho. Wacitse intege mu gusenga, ushaka guhembuka. Nanditse ndagira ngo dusome gatoya. Ni iki kiba iyo umuntu atasenze? Iyo umuntu atasenze ni ibiki bishyikira umuntu? Habaho kumva ukakaye. Ese umuntu ahembuka ati? Umuntu ahemburwa n'iki? Igihe wumva wumye uhemburwa n'iki? Mu buryo bw'umwuka nibwo mvuga, kuko mu bihe bisanzwe iyo umuntu yumye ahemburwa n'amazi cyangwa gufata icyo kunywa. Bibaho ko umuntu biba yumva akakaye, ukumva urakakaye, ukumva biranze. Turasoma muri Abatesaloniki, First Thessalonians chapter 5 verse 16. Hanyuma tuze gusomana muri Matayo chapter 6 verse 9 up to 13. Turangize dusoma Acts, ibyakozwe n'intumwa chapter 1 verse 8. Sorry. Okay. Kadusome muri First Thessalonians chapter 5 verse 16. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Matthew chapter 6 verse 9. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Act chapter 1 verse 8. Niyo dusorezaho. Twese tunavuga ngo turayizi, iri ivuga ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera n'abamanukira. Imana ishimwe cyane. You shall receive the power when the Holy Spirit comes upon you. Amen. Nagira nkubwire ngo isaha ya none, umunota wa none, wowe wumva wumye, we wumva ukakaye, kandi mu kuma habamo ibintu bibiri. Habamo kumva
agahinda, kumva ubwoba. Ibyo bintu niba ushaka kubikira, niba wumva ushaka kuba wuzuye mu buryo bw'umwuka, wumva nta bwoba, wumva unezerewe, wumva wuzuye, senga. Be ready to pray. Iryo jambo ryaje mu gitondo rivuga ngo be ready to pray. Itegure gusenga. Itegure gusenga igihe wumva ushaka amahoro, igihe wumva ushaka umutuzo, igihe wumva ushaka kuzura. Kandi hari uburyo bwo gusenga nanone. Umuntu wumye muri bitwaza ko nyine umuntu wumye anywa amazi. Mu buryo bw'umwuka, soma ijambo ry'Imana. Niba utazi no gusoma, egera abantu bazi gusoma, wegera abakozi b'Imana. Hari igihe njyewe njya rumva numye, naganirira na pastor, naganira n'umukozi w'Imana, nkumva ndasusurutse, nkumva hari andi mahoro, nkumva hari undi mutuzo uje muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Gana na pastor, gana n'umushumba, ganira n'abantu bafite ijambo, soma ijambo ry'Imana. Shaka worship songs, shaka indirimbo z'Imana wumve, ususuruke, wibuke bya bihe bya kera. Iri jambo rimaze igihe nuko ntakunze ko mitandi coding, ariko ibuka bya minsi ya kera wakira agakiza, indirimbo wajyaga wumva, ongeza usubizemo, usome ijambo, uhamagara abantu bwite insengera, mfasha gusenga. Imana ishimwe cyane, kandi bizagenda neza. Nanjye ndajya mbahe story gatoya. Ndi kwa muganga, ubwo nyine ni igihe cyo kubyara. Nage ko nzayambaha story gatoya. Numva imbaraga ziracitse. Hari abantu ugera ukumva kwisengera byanze, ukumva ni ngombwa ko ugomba guhamagara umuntu ugufasha gusenga. Ubwo nyine of course ndahamagara, numva kabisa, numva isengesho tari gupanda, tari kugenda. Ariko maze guhamagara ngo musengere, bamfashe gusenga, numva ko ntari njyenyine, numva ko abandi babasha kuzamura. Uzi ko hari igihe wumva ko bati uyu muntu nimuhamagara niwe aha nto gusubiza kwanjye kuri, atari uko n'abandi batazi gusenga, atari uko nabo muri kumwe batazi gusenga, ariko bavuga ati uyu muntu nansengera ibintu biracamo. Imana ishimwe cyane. Gira umuntu uhamagara. Hari igihe isengesho tutose gusenga, ariko hari igihe umuntu akenera ko hari undi muntu wamufasha gusenga. Hari igihe umuntu akenera ko hari undi muntu wamuzamura mu isengesho. Imana ishimwe cyane. Rero gira icyo ukora kugira ngo uve muri uwo mwuma, kuko iburyo umuntu yumye arabyumva, kandi nta wundi muntu amenya ko umyetse kukureba akabona ikirabyo iyo kitari mu mazi tubigirwa nuko kiri kuma. Yes, ariko mu gihe muri processes yo kugira ngo amazi ashire mu kirabo, kugira ngo kijye kuma, haba harimo intera. Rero ni wowe uzi ko wumye. Yego turashaka kureba umuntu ashaka kureba mugenzi we batira umuntu arumye mu buryo bw'umwuka, ariko wowe ubwawe hari uko wumva. Nubwo tubibona ni wowe babara cyane. Arajya mubwire ngo niba udashaka kugahinda, niba udashaka ubwoba, udashaka umubabaro, iga gusenga kandi utuze. Nabonye undi mukozi w'Imana wanshimishije cyane, Isaka. Ndi mu gitabo cy'Itangiriro, aho ngeze kuri chapitre ya 26, Genesis chapter 26, nuwanshitse. Ariko mbere yaho nasomye Isaka nyine ajya guhura na Rebeka. Tuzi ko ntago yahise abona urubyaro, ngo bamaze imyaka kabisa atarabyara. Noneho ngiye kubona mbona ngo Isaka aramutakira ku Mana. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo nawe yari isengeye, yego, ariko aramutakira. Gira umuntu ubwira ngo nsengera, akuzamurire. Yego ntago babihagije umuntu yakisengera. Hari nuzanjya numva ko zivuga ngo kuki utakisengera. Yego ntago umuntu yagusengera cyane kurutwa kisengera, ko nabyo birimo bijya bikunda. Tubona ko na Kristo hari igihe byanze abwira intumwa ngo tugende tujye gusenga, nubwo byabananiye. Haburya hari isengesho rikomeye. Gusenga ni ikintu cya mbere gikomeye mu buzima. Nubona washoboye gusenga, uzamenye ko watsinze, and you never regret it. I'm telling you. Ndakubwiye ngo I'm telling you that you never regret praying.
ntabwo uzigera regretinga gusenga na gato. Ntabwo uzigera regretinga God why I prayed this way, kuki nasenze ubu buryo, kuki nasenze gutya. No, ijambo ry'Imana tweretse muri Matayo ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura iduhe none, utabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabara biducumuyeho, n'uterane twese aho dushize umubi. Imana ishimwe cyane. Mu isengesho rya munsi dusenga ririmo ibi bikubiyemo byose, uryo ibi detailinga ukavuga buri kimwe cyose ku muntu ubona ko byose birimo. Imana ishimwe cyane. Kandi hari igihe imbaraga koko bizibura, ariko ijambo ry'Imana nyeretse muri Actes des Apôtres ngo muzahabwa imbaraga, you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you. Amen. Ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera najya gutena amanukira. Acts chapter 1 verse 8, and you shall receive the power when the Holy Spirit comes upon you. Amen. Urumva iryo jambo ngo muzahabwa imbaraga, ni ukuvuga ngo mu magambo ntago byoroshye ibyo ugomba gukora mu buzima, kuko kugira ngo usenge haboneka umwanya, kugira ngo usenge umwuka w'Imana aragufasha, kugira ngo usenge hari uburyo bwo gusenga, kugira ngo usenge hari gusengera mu ijambo, kugira ngo usenge hari ibyo uba ufite ibyifuzo byawe. Kandi nanone hari igihe byanga koko ukumva nk'ijambo ry'Imana kurisoma ntubona umwanya, ntibikunda, aho umwuka w'Imana aje gushoboza ukabona umwanya wo kugenda ku ma social media, ukabona umwanya wo gukora siporo, ukabona umwanya wo kurya, ukabona umwanya wo kumitinga n'aba friends. Ugomba kubona na 30 minutes cyangwa 10 minutes cyangwa 5 minutes yo gupfuka mugasengera mu ijambo. Cyangwa se byaba byanze navuga ngo hari igihe umuntu yizerera abakozi b'Imana nabivuze, hari igihe Imana ikuganiriza mu bahanuzi prophecies, hari amasezerano ufite n'Imana kugira ngo agerweho no gusenga kandi ukizera, kuko mu kwizera harimo kurindira. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona ko abakozi b'Imana benshi umuntu utarigeze navuga ngo usengera urubyaro urubyaro aho ngeze nsoma ni Mariya. Abandi bagiye babura urubyaro pe, bagenda babisengera bumva urubyaro ko muri Bible nteka ko ari ikintu cya mbere umuntu asengera yumva atakiha cyane. Urubyaro ni ikintu umuntu atakiha, unasengera ukaba wagira gute, ariko ni ikintu amafaranga atabasha kugira gute, atabasha kugura. Gusa Imana yonyine nibikora. Ngira ngo wowe tuganira isaha ya none, waba uri ku musozi ukigeragezo, komera, bizacamo. Umunsi umwe uzacamo, umunsi umwe uzakikira, umunsi umwe uzaheka nk'abandi babyeyi. Kandi ngira ngo ni excuse, iyo mbivuga numva ko hari umuntu ushaka gukomereka, kuko hari ibintu njya numva, hari ibintu njya mbona nkabona harimo gukomereka. Umuntu ntavuge nabi akubera season umuntu arimo, ukumva urakomeretse, ukumva umuntu agukomerekeje. Bijya bibabaho. Hari igihe umuntu aba ari muri season yo gukomereka, wavuga n'ubuhamya, wavuga n'amagambo cyangwa ibintu bidakomerekeje, n'ibintu bisanzwe umuntu w'inshuti yawe kumva arakomeretse, kumva aragukomerekeje, kuvuga ngo ninjye ari kubwira. Iyo season nayigezemo, Imana ijya imbabarira cyane. Hari igihe umuntu agera aho hantu ukumva uri muri season yo gukomeretswa n'ibitagakomerekeje, ariko nyiko ko imbaraga z'umuntu ahantu hose narahageze, ahantu hose narahabaye, ndahazi ko bimera, ndabizi uko bigenda, ndabizi kubabara, ndabizi gukomeretswa n'ijambo, wajya gusenga bikanga. Ariko ijambo ry'Imana ko Hana yageze imbere y'Imana ngo ari gusenga ageraho kuvuga byanga. Nawe wagera kuvuga byanga ukamera nk'uri gutitira iminwa, niko navuga. Biba biranga, ariko Imana umunsi umwe irabikora. Hari igihe uzava aho hantu. Abashomeri, hari igihe uzava aho hantu, Imana ishimwe cyane. Abadatsinda mu mashuri, hari igihe uzava aho hantu ugatsinda, ukabona n'akazi ugatsinda, mbese ukarihirira abana bawe, ukarihirira ab'umuryango, ukarihirira imfubyi, ukarihirira abapfakazi, ugafasha. Imana ishimwe cyane. Bizagerwaho, bizashyika humura. Topic y'uyu munsi ntabwo mbagira ngo bitaba birebire,
itegure kugira gute gusenga niba ushaka kubaho ubuzima butarimo ubwoba, butarimo anxiety, mana yanjye, butarimo depression. Ni ukuvuga itegure gusenga, nanjye nitegure gusenga. Gusenga ni ikintu kitazigira cyeshwa mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye. Ntabwo uzicuza kuki nasenze, oya. Ntabwo uzicuza kuki nizeye Imana, kuki nakijijwe, oya. Ntabwo uzigera ubyicuza, ntabwo uzigera wicuza impamvu ugize uhura n'umuntu mu buzima bwawe mu gihe wabanje gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ivuga ati ni gutya ni gutya ni gutya, ntabwo uzigera ubyicuza. Rero haranira ko ubuhanuzi bw'Imana bigushyikaho, bushyika ari bwo, kandi ubuzanye akaba ari we, kandi akabuzana mu buryo bwa nyabwo, kandi nawe ukabwakira. Sinzi, Satani yashyize ikintu mu bantu, muri twe twese, ku buryo ijambo ry'Imana twe tuyifata nk'ibintu bisanzwe, birasanzwe, birakomeye. Uzi ko Imana, iyo usomye ijambo ry'Imana, mbona Imana yageraga ahantu inyuze mu mukozi, nk'urugero mu mukozi wayo, abantu bagatetemeka, bagatitira, bagapfuka mu maso. Ariko twebwe tusigaye tubona abakozi b'Imana tugakanura amaso. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Njye ntabwo njya menyera abakozi b'Imana. Iyo ngana n'umukozi w'Imana nzi ko hari icyo mba ngiye kwakira, mba numva hari ikintu ngiye kwakira, ikintu ngiye kubona. Njya nsaba Imana ngo uzandinde kumenyera abakozi bayo, kuko Imana iriho, ibitangaza byayo birivugira. Naho tutavuga, naho tudafata amamikoro, naho tutagenda kuri social media, ibikorwa by'Imana birivugira. Twaba tuganira inshuti yanjye, uri aho hantu, uri kuri uwo musozi, menya ngo mu gusoma ijambo ry'Imana, mu kwegera abakozi b'Imana, mu kwemera ubuhanuzi, mu guca bugufi, navuga ngo mu kwizera, mu gutungana aho ahuriye n'Imana, kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Dusenga Imana idukure mu cyaha icyo ari cyo cyose aho cyaterera. Uzi ko njya ngira ikintu cyo kuranga umuntu nkumva ndashaka kumunegura, nkahita ngaruka nkavuga ngo neguye umuntu waneguye Imana. Uzi ko cyari cyagikomeye cyakubuza kujya imbere Imana gusenga wumva ubohotse. Imana itubabarire agato n'akandi kose tugakiranukeho. Imana ishimwe cyane. Rero reka ngeze aha ngaha uyu munsi, waba twari dusangije ijambo ry'Imana, utarakira agakiza, akira Kristo. Kristo ni umwami ukiza, Kristo ni umwami ubohora, twese twarabohotse. Yego hagenda haza ibindi munsi ku munsi ko tukiri muri iyi si, ariko kuba muri Kristo n'umunyenga ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane. Ngwino nawe wagize gute, wacitse intege, wasubiye inyuma, wumva ukakaye, wumva wumye mu buryo bw'umwuka, nagira nkubwire ngo isaha niyi kongera kujya ku birenge, kongera gusanga abakozi b'Imana, kongera gusenga. Hamagara uvuga uti nsengera, mfasha, nzamura mu isengesho. Hari igihe byanga nshuti ko umuntu asenga, ndabizi. Saba abakozi b'Imana ko kuzamura inshuti n'abavandimwe, kandi nawe usengera umuryango, usengera inshuti. Hari abantu rega natwe twasengewe kugira ngo duhagarare aha ngaha, tube duhari, tube tugihumeka, tube tugikomeye. Reka turwane ku miryango, turwane ku nshuti, tubasengere. Hari igihe utaba ufite amafaranga guhereza umuntu, ariko umusengera uti Imana murinde, byibura se bigende gutya, ibintu bikagenda neza. Ntabwo icyangombwa ari ibyo dutanga gutya mu buryo bw'umubiri, tutabifite nabwo mu buryo bw'umwuka wasenga, ariko ufite n'icyo ufite mu buryo bw'umubiri wagitanga. Imana ishimwe cyane. Namwe mukomeye mugakiza, muri mu rugendo, dukomere, dushikame, usengere uzi ubona intege zacitse. Buryo uvuze umuntu izina rye mu bwami bw'umwijima biranyeganyega, mutukiza mu maraso ya Kristo. Haleluya. Rero navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugire ukwezi kwiza, mukomeze munezerwe, mukomeze mutwarane. Aho tuzahura wenda umunsi umwe se ibiri, imyaka yose, Imana ishimwe tuzabona duhoberane, ariko tutahura muri iyi si tugahurira mu ijuru. Haleluya. Tuzavuge tuti twarwanye intambara ikomeye kandi turayitsinda, ariko tubishobojwe n'umwuka w'Imana, kuko uyu mubiri n'inyama n'amaraso ntabwo birwana, ntabwo byashobora, ariko hamwe n'umwuka w'Imana twabibasha. Kuko umuntu wese amaze gukizwa, amaze kwakira agakiza, ntabwo agenda ngo aryame, ahubwo ahabwa misiyo ikomeye yo kuvuga ibyo yakize, kuvuga inkuru nziza. Mana yanjye, gusengera abandi, kuko natwe twarasengewe cyane. Navuga ngo dukomere kandi dushikame.
Imana ishimwe cyane. Ngaho rero nimukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mukomere, mukomeze mutwarane, ndabakunda cyane, murakoze, bye.